twakuzaniye telefone nziza za okaziyo hano mu mujyi mu isoko ku Gasima. Twebwe tuguha telefone nziza ya okaziyo yakoze ariko ifite ubuziranenge kandi tukaguha na fagitire ndetse tuguha na garanti. Rero wabigenza ute? Niba ushaka telefone yaba smartphone yaba gatushe yaba accessoires zazo byose turabifite hano. Wagira ikibazo wahamagara kuri 0728925820 cyangwa se 0724459295. Murakaza neza kandi serivisi zacu ni nziza cyane, mutugane rwose ntimuzigera mwicuza. Ni ku muryango wa mbere ku Gasima aho bacuruza amatelefone kandi ndabizi neza ko uzishima cyane. Alpha money every day and every time. Right now is a source of business, never be shy. Wanna change my life, bleach no poverty. Hustle dinner, money man, they see no blam, no law, everything will be alright. I rise middle finger to my head, West Coast like Machiavelli. Nigga yike kon big storyteller. Ndashaka ko inzuzi zanjye zizera. Umukino nyine usaba amahera. Whatever I do I make it better. Uko byagenda kose sinzubara kandi sindi ni nyanda. Ndaguha ikinyarwanda ndiguhiga umukanda. Navukiye mu Rwanda. Wabyanga wabyemera iyi mirima mpingezera nemeye gupevera iteka mpora mbiri cyuya rap uzayindi sura kuko ni wo mutuvura fata kunda y'ibiruri sekurura nkurura amatwi yanjye acyumva beat umuzigo ndazitura intambara abatangiza fasano nkazirangiza abana bari kwikina imiyazi tuma bishu bagatinyuka kunuka urutugurura kuri ariko ni mujya mukura mudutega iminsi ariko nitureka kwicuma mutuvuga byinshi n'abasinziriye bakicura I'm the bomb, I'm gonna bust, I'm gonna destroy my enemies. Do you know what time it is? Time for battle. Batra, time for battle. Yeah, come on. I'm the bomb, I'm gonna bust, I'm gonna destroy my enemies. Do you know what time it is? Time for battle. Batra, time for battle. Yeah, come on. I'm a lion, I'm not a sheep in the wolves. You a mess, you don't know what you're looking for. I'm a hustler, nigga, I'm a gangster, nigga. I'm a hustler, singing and I'm a gweja. I'm not a loser, I'm a bastard. In me hand is in a lasta. Yeah, come on. Ndumuhiga utahamara masa iri cyamba nari twika gose ndaye ubusa sinzi impamvu nteka imisi mbona ntacyo dupfa mvira mu nzira kuko njyewe ndi mudahushwa. I'm a lion, I'm not a sheep in the wolves. You mess, you don't know what you're looking for. I'm a hustler, nigga, I'm a gangster. I'm a hustler, nigga, I'm a gangster, singing and I'm a wedge. I'm not a loser, I'm a bastard. In me hand is in a lasta. Yo, bimeze bite. Ni kumbaraga nshya ubu ngubu ni waneza. Namwe nizere ko mumeze fresh ahantu muherereye hose. Uyu munsi rero. Ni more fire. We gotta do this. So, mbere na byose mbere y'ikintu cyose ndashaka kubanza gushimira mbere y'ikintu cyose nshaka gukora ndabanza gushimira aba bantu bakurikira. Ndashimira umuntu witwa Heavy Kick, ashimira Mr UB4, ashimira umuntu witwa Vava Gasore Twizera Imana. Hari abandi bantu bake nari kwibuka neza. Agasigisa. Hari uwitwa Rizo, hari Zikira twabanye Kigali kuri Voice of Africa. Undi ni umuntu witwa Vava, bamwitaga DJ Vava, wa munyamakuru wa kera wakoraga kuri radio Ishingiro. Abo bantu ndagira ngo mbashimire kuko impamvu itumye aka kanya nza igitaraganya nkiva mu byo nari ndimo ndatekereza ndavuga ati ntago naheza, we have to fight. Guys, murabizi neza kuva mu 2012 2011 umuziki wacu mu majyaruguru hano Gicumbi waratrendingaga, abantu bawumva, abaturage biwacu bawumva. Birababaje kubona inaha umuziki wacu Igicumbi abaturage batawumva, batanawuzi, batazi n'abahanzi bacu. Sibibabaje cyane, biteye agahinda. Niyo mpamvu aka kanya nicaye ndatekereza nsubiza ubwenge ku gihe inyuma. Nibuka ubwo muri 2012 mu gihe cya Big House, mu gihe cya Paradise Rappers, mu gihe cya S2B, mu gihe cya Lucky Girls, mu gihe cya Lost Battalions, mu gihe cya Aliens, muri iyo myaka yose
hari ubushake, hari urukundo rw'umuziki, abahanzi bari bahari n'ubu barahari, abanyamakuru bakunda umuziki w'iwacu bahari, ubu bwo sinzi niba bagihari. Guys, dukeneye iki? Abahanzi b'abahanga bo barahari, ntibabuze, n'indirimbo nziza ntabwo zabuze, oya, ahubwo habuze iki? Kugira ngo abahanzi b'iwacu twongere tubumve, ntongere numva umuhanzi. Erega mugabo, nawe mugore unyumva, nawe muhanzi unyumva, nawe muturage unyumva, nawe mufana w'umuziki nyarwanda muri rusange, aho uri ushaka kuba ufite umwana afite impano y'ubuhanzi. Njyewe navukiye inaha mu majyaruguru, mfite impano y'ubuhanzi, narayivukanye, nta muntu nayitiye. Kubera navukiye mu ntara, nagiye n'i Kigali ndagerageza ndeba uko bimeze. Ntabwo ngiye kuvuga ngo narabikoze, njyewe naragerageje ndabyiga, narabanje ndiyubaka nk'umuhanzi ku giti cyanjye, numva ko koko nashobora kugira ikintu nabwira abantu, nkabaririmbira, nkaba nakwandika indirimbo nziza. Ndangije niga n'ikibuga, nasanze ikibuga n'ab'i Kigali ubwabo cyarabananiye, abavukiye hari i Kigali nabo ubwabo cyarabananiye. Biriya bintu byose ni imikino, ariko noneho ntabwo twe tuzubaka ibyo bintu by'imikino. Twe tugomba kubaka umuziki wacu w'umwimerere, atari wa muziki w'ibihuha, atari wa muziki wumva umuhanzi yagiye muri studio mwahura yaririmba, kibazo ni wa muhanzi. Twubaka umwimerere w'abahanzi. Uti rero impamvu nakomoje kuri bariya bantu, navuze UB4, ndongera mvuga Vava Gasore Twizere Imana, ndongera mvuga hari undi muntu navuze, ni abantu bane. Ndongera mvuga na Vava wa kera nanone. Aba bagabo rwose ni ingenzi, tugomba kuzabaganiraho ndetse tukanabatumira, kuko ni igihe gishize, imyaka 15 yose irashize. Umuziki wo mu ntara cyane cyane naha niho ntuye, niho nzi neza, dufite ibibazo bikomeye cyane bidashobora guhinduka. Ndabyibuka neza niga muri segonderi muri 2009 gutyo 2010, ubwo ba Jay Polly basaga muri Guma Guma na ba Tom Close hano Gicumbi muri gare. Icyo gihe naha umuziki nta kintu mbese byari bikiri hasi, abantu bose bona nta kintu bazi cy'umuziki w'inaha. Ariko nyuma 2011 na 2 gutyo abantu batangiye kuwumenya, bigaragaza impinduka zikomeye cyane, ndetse abantu bagira icyizere ko umuziki wacu wakongera ukazuka ukagira ikindi kintu gikomeye cyane ugeraho. Ariko ikintu kibabaje cyane, iyo myaka 15 yose ishize, umuziki w'i Kigali warakomeje urakura. Urabona ahantu ugeze, ni ahantu ku rwego rwiza cyane rushimishije, ahantu umuhanzi asohoka akajya mu mahanga kuzuza amasare, abantu bakamwishimira, abahanzi b'abanyarwanda bamaze kugera ku bintu bikomeye. Ariko mu ntara zacu nta terambere, uko byari biri mu myaka 15 ishize, ni nako n'ubu biri mu ntara. Bivuze ngo rero turi guta igihe cyane. Abantu bafite impano z'ubuhanzi bari mu ntara bameze nkaho nta muntu bitayeho, nta muntu watekereza ko abo bantu nabo babaho. Ntabwo umuntu wese azakora umuziki abanje kujya i Kigali. Erega ni Kigali naho ikibuga cyarabanyereranye. Nkuko nabivuze, biriya bintu byose bibera mu muziki w'i Kigali mwamaze kubyibonera ko umuhanga atari we ubona umugati. Abahanzi benshi baratsikamirwa, abandi haba harimo ibintu nyine byinshi, ni haso nyine, ni ya haso y'umuziki bavuga, ariko byibuze haba hari ibintu shingiro bya bindi bituma umuhanzi akomeza gutekereza ko byibuze hari icyizere ko n'abazamukomoka hose barumuna be bazabona ubufasha.
niyo mpamvu natangiye nshimira, kuko ukuntu UB4 yakinaga indirimbo zacu tutaziranye, ukuntu bariya bava Gasore bakinaga indirimbo zacu twibera i Kigali aho ngaho tutaziranye, ni ikigaragaza ko byibuze bari bafite urukundo n'intumbero no guha agaciro umuziki w'abo bantu bo mu ntara. Kandi koko barabikoze pe, kuko umuntu ushobora gukina indirimbo yawe akumva ubutumwa bwayo atakuzi, akayikina kuri radiyo, ni ikigaragaza ko uwo muntu aba yashyizemo effort mu gushakisha iyo ndirimbo, nubwo yaba yayisitayeho. ariko abanyamakuru benshi wagira ngo inaha nta radiyo tugira. Bya bintu byose twateraga byaduhaga imbaraga, kubera iki byagiye? Abahanzi bari gutekereza kwimuka, ntabwo byumvikana. Umuhanzi ari gutekereza kuva ahantu yakabaye kuba yubaka, abazamukomokaho nabo bakagera aho yifuza. Ariko kubera ko inaha bikomeye, umuntu wese arakubwira va mu muziki cyangwa se ujye i Kigali. What? Kubera iki Kigali? Kubera iki ntaguma hano? Nkaguma hano noneho nkahubaka. Murabyumva mute? Bantu bo mu ntara, ndashaka ko iki kintu mucyumva. Dukeneye kugira ngo natwe twiheshe agaciro, sibyo? Ntabwo iyo bavuze umuhanzi bumva i Kigali. Ahantu hose hari umuhanzi, kandi uwo muhanzi impano y'isaha n'isaha nawe yamugirira akamaro, kuko icyo umuziki ukora i Kigali ni nacyo ukora inaha mu ntara. Kandi abantu baririmbirwa i Kigali ni nabo baririmbirwa mu ntara. Bose ni abantu bamwe, ni abantu bumva, bafite ubwenge n'umutima. So abafana rero bo mu ntara, mureke kwipfobya. Ni ikigaragaza ko namwe mutigirira icyizere ngo mushikame, ahubwo mubaze ngo bimeze biti. Abahanzi namwe mureke duhaguruke. Ndabasezeranya ko ni vuba cyane nkabereka abahanzi b'abahanga inaha barahari. Inaha mu ntara, cyane cyane intara y'Amajyaruguru, ngiye kubazanira vuba cyane abahanzi benshi b'ibihangange. Ibihangange mu mutwe, ariko ntabwo igihangange ari cya kindi uzumva gihora gikinwa ku maradiyo ariko ukazabura ubutumwa buri mu ndirimbo. Buriya kuba igihangange ntabwo ari ukuba igihangange ako kanya. Kuba igihangange ni ukugerageza kuba waba igihangange igihe kinini. Niyo mpamvu ngira ngo muribuka neza ubwo bavugaga ku bintu byerekeranye, baciye umugani w'imbwa uburyo yashakaga kuba umwami. Simubizi? Imbwa bayiteze igufa, ariko kubera ko n'ubundi yakundaga igufa idashobora nyine kuresista, irahaguruka ikambira rijugunya. So mureke rero tureke kuba nk'imbwa, ahubwo twebwe turebe icy'ingenzi kuri twebwe, sibyo? Ntabwo gushidukira ikintu cyose kije ariko kuvuga ngo wagezeyo. Oya, uyu muziki ni urugendo rurerure cyane, ndetse urugendo uramutse utabyitayeho byaguteza ibibazo byinshi cyane. Kandi murabona ko urubyiruko rwacu rwamaze kuba civilize, rwateye imbere, twagize umugisha ukomeye, sibyo? Ntabwo twese dukeneye kwiruka ngo tujye i Kigali. Guys, nimutekereze nk'abantu bakuru cyane. Mureke twubake intara turimo, umuziki wacu waguke, nawe ugere muri izo Kigali, ugere no mu zindi ntara, ugere no hanze y'igihugu. Ahubwo twebwe tugaragare neza cyane kurusha uko tubitekereza. Kandi ibyo byose twabigeraho twishyize hamwe. Nitwishyira hamwe, ndabizi neza nta kintu cyatunanira. Niyo mpamvu nshaka ko muhaguruka, abantu bose bo mu ntara y'Amajyaruguru. Nimuhaguruke, duhaguruke, waba uri umuhanzi, waba uri umufana, tugire icyo twakora kugira ngo turengere umuziki wacu w'ahazaza. Kandi niba utarakora subscribe kuri ino channel Imbaraga Nshya, bikore nonaha, ukore like ndetse na comment. Turagira ngo dusangire kubaka uyu muziki wacu wo mu ntara, kugira ngo natwe twiteze imbere ku bw'ahazaza h'imiryango yacu ndetse n'ahazaza abazadukomokaho.
tudagombye kujya muri Kigali cyangwa se tutagombye twese kwirunda i Kigali. Ndagira ngo tubifatanye nk'abanyarwanda muri rusange, twubake umuziki w'ahantu turi, kuko umuziki ni umuti kuri buri bantu. Nta muntu n'umwe utaragenewe kuririmbirwa, nta muntu n'umwe utaragenewe kuba yacurangirwa, yaba ari mu ntara, yaba ari mu cyaro, yaba ari mu mujyi. Umuziki buri muntu wese awufiteho uruhare. Murakoze cyane rero, nawe ubutaha kandi mukomeze mubane natwe, mukomeze mutwungure ibitekerezo byanyu, ni ingenzi cyane kuko mudahari ntacyo twaba tumaze. Ciao ciao, nakagaruka, turi kumwe cyane.